bivugwa ko bitanabanje gusa n'ibyoroha imiryango yabo yaraje. Imiryango ya Sabe aba muri famille ya Sabe nabo muri famille ya Raisa baraza barahura Sabe baravuga ati rwose niki nk'umuntu urwaye ariko ntago bari kumugira. Bivugwa ko abantu muri famille barimo na muramu wa Sabe baje mu rugo kwa Sabe ku Ruyenzi. Makavugo ni musaza w'umugore. Musaza w'umugore. Ko baravuga ati umudamu nyine urumva bamwihanganisha niki ubwo famille zo ziraza ziravuga ati hangane niki mugabo arabasobanurira Sabe arabasobanurira. Noneho nkamaze kubasobanurira buri ikintu cyitwa ziriya video uriya John yakizanze na Yago zangije ibintu byose. Namwandikiye nti dore abantu bashobora kuyibona. Namwandikiye nti Yes ashimwe nyakuba honorable, nitwa Chris Kamende umunyamakuru. Hari amashusho yanyu arimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Nashakaga kubabaza niba hari icyo mwaba muyaziho kuko bamwe bari gutekereza ko yaba ari amahimbano. Murakoze nyakubahwa honorable. Mpita muhamagara ndiyitaba. Arangije aranyandikira. Arambwira ngo Yes, reka twongere tubaye ikaze bakunzi ba Cam TV Rwanda. Reka nizere ko mumeze neza mwese muherere, nizere ko muri amahoro. Nkuko bisanzwe rero ndi kumwe n'ubundi na Kami muri style biganiro ngire ngo mumaze kumenyera. Uyu munsi turaza kugenda tugaruka ku ngingo zitandukanye, ariko nanone turaza gukubita tubangura tureba cyane iby'ingenzi. Reka mu ikaze Chris Kami, umeze neza? Ya ndashima Imana meze fresh n'ibisanzwe. Climat urabona imeze gute hanze? Sha ni sawa ni biraho nyine bisanzwe. Nibisanzwe. Yego amakuru akomeje kuba menshi ariko reka direct duhite tukomeza n'inkuru twakoze ku munsi w'ejo igaruka kuri video za Sabe cyangwa se kuri iriya saga ye. Uyu munsi nabonye abantu batagomba kwivanga ku bantu bakundana. Buriya abantu bakundana utaza aho bahuriye. Rimwe na rimwe nta nubuzi gishobora kubatandukanya. Yo bivanze mu bantu ngo ari igihe ariho kubitwa. Ari n'igihe ukubitwa. Ntekereza ko abantu bagiye muri iki kibazo uyu munsi bashobora kuba bakubiswe indirectement. Kubera umugore wa Sabe hari ibintu yatangaje avuga ko ndetse na Sabe avuga ko urukundo rwabo navuga ngo ari mahwi. Bati rero ni nko kuvuga mu yandi magambo abantu muvuga mutazi aho byahereye ati mutuze turakundana. Ariko ubwo butumwa nanjye nabubonye avuga ngo ngira ngo niba reka musomere kandebe gato kuri Instagram zabo. Noneho okay, uwitwa Murungi Sabe yapostinze kuri story ye arandika ati mwiza virgile imbere n'inyuma ndagukunda ashiraho agatima. Noneho ahita nongeraho n'izina ry'umugore we Raisa. Tukiraho yego ibyo buriya ibintu baravuga ngo ibiba kuri social media ibyo tubona kuri social media nibyo abantu baba bashatse ko tubona. Kuko ngo iyo umuntu agiye kujya mu kiganiro make-up niki uzamutungura umusange mu rugo. Ngo akwereka ibyo ashaka ko ubona nyine. So mu yandi magambo kuki se Sabe yaje kubivugira kuri Instagram kandi babana kuki atabimubwiye? Oye yashaka gucecekesha abantu. Ibyo rero ntabwo abibwiraga umugore we, yabibwiraga abantu. Ariko uko kuri gutandukanye nyine n'ukuri mu bantu, kuko nitwe yabibwiraga abantu nyine bari muri iyo saga, ariko bitandukanye n'ukuri guhari.
abantu bataramenya nza no kukubwira kubera ko yabibwiye abantu bari kuvuga niki mu yandi magambo buri mugabo wese yafatiwe nyine mu muntu ze ni kwa kuvuga ngo no kwikura mu isoni. Iyo message ya Sabe in short no kwikura mu isoni, akikura mu isoni iruhande rw'umugore n'umugore rega yamusubije nawe aravuga ati urukundo ndagukunda nyine ibyo reka mubwire. umunsi ibi bintu bitangiye kuvugwa, yego umunsi byatangiye kuvugwa bikagira bivugwa ko uyu mudamu uyu wa Raissa Murungi umudamu wa Sabe bafitanye ngira ngo abana babiri kubyakira bisa n'ibyabanje kumugora. Story ya mbere cyangwa se saga ya mbere igeze zibangira ngo imaze nk'amezi 7 irimo na n'ubundi bakarana ya saga. Umudamu asa naho yabyumvise ariko akabatoke n'ubundi nakunze umuntu uba mu bintu bya media okay, ariko kuri ibi ngibi asa naho atari kubyakira fresh. Noneho iriya message ndavuga karaka video ka mbere nkuko twabivuze karaka video ka mbere nta kintu kerekanaga, buri mugabo wese ari kukadefanda akavuga ati natsikiye nagize gute, ariko Sabe yirinze kubwira umugore cyangwa se kugaragariza umugore ko hari izindi video zihari, yisobanura kuri iriya umugore abanza no kubyumva. Bivugwa ko bitanabanje gusa n'ibyoroha imiryango yabo yaraje. Imiryango ya Sabe aba muri famille ya Sabe nabo muri famille ya Raissa baraza barahura, Sabe baravuga ati rwose niki nk'umuntu urwaye ariko ntago bari kumugira. Bivugwa ko abantu muri famille barimo na muramu wa Sabe baje mu rugo kwa Sabe ku Ruyenzi. Muramu ni musaza w'umugore ko baravuga ati umudamu nyine urumva bamwihanganisha niki ubwo famille zo ziraza ziravuga ati hangane niki mugabo arabasobanurira Sabe arabasobanurira. Noneho ntamaze kubasobanurira buri ikintu cyitwa ziriya video uriya John yakizanze na Yago zangije ibintu byose, zangije ibisobanuro byose Sabe yari yaratanze ku mugore no kuri famille y'umugore. Kuko nanone uramutse ufite umukobwa ukumva abantu bose umugabo we isi yose yamwihaye ati ni umusambanyi uhita nk'ababyeyi abantu baba mama buri ababyumva cyane bumva umugabo uyo yaciye umugore inyuma babyumva cyane. Baraje baramwihanganisha ariko umugabo arabasobanurira Sabe arabasobanurira ngo kuri video ya mbere ababwira ko babwira bo sinzi byabasobanuriye ariko baranyuzwe ku bisobanuro baranyuzwe kuri video ya mbere. Izi za kabiri ubusobanuro bwagorana kuri buri muntu wese kuko ntekereza ko mu bintu yavuze sinari impara bivuga ariko ntekereza ko mu bintu yavuze famille kananyurwa nuko atari harimo ko yaciye nyuma umugore we ariko n'ubundi ntaho biri ko yamuciye inyuma irihe ntaho biri nta nikigaragaza ko Sabe yambaye isengeri yambaye nta kigaragaza ariko noneho abantu bakuru niyo mpamvu nyine umuntu abari mukuru yakubwira ngo wahungaga iki abagizi ba nabi abahe mu Rwanda abagizi ba nabi ese urugomo ntirubaho ku manwa kubo bagira urugomo ku muntu se bamuziza wenda imari bamuziza n'ibindi iki se hariya yaravuye muri banki yaravuye muri banki ngazanya amafaranga yari none abo bagizi ba nabi bari gufata kamera bari kumukubita bamusaka tuvuga ko ibyo byo gukubita bagusaka. Iziriya video ntacyo zigaragaza ariko nanone ziravuga nubwo na behind the scene yazo hari ukuntu itari clearmo ariko urebye video utitaye ku bindi. Ziriya video ziravuga Sabe kuzisobanura byasa n'ibigorana. Impamvu ziriya ari amagambo bayakoresheje kuki bayakoresheje nyuma izi video zimaze gusohoka. Impamvu bayakoresheje izi video zimaze gusohoka ibigano byose uri burebe byose uri burebe abantu bagiye bavuga ngo ngo disi ngo umugore numbabaje ngo disi ngo mfite impuhwe umugore we noneho nuriya mu John wasobanuye biriya bintu yavugaga ngo nari mfite agahinde ko ntekereza kubana n'umugore. Yes, so bose bitsaga ku mugore bajya kugira inama yagiriye inama umugore. Noneho icyo byavuze niki Sabe yahise avuga ati umudamu wanjye ibyo ari byo byose baranabana ibyo ari byo byose nubwo umuntu yaba gukunda gute man ntabwo yabura kugira akantu kaka wafashwe usambana bro. Abantu bose isi yose niyo baba ari kubeshya man baravuga ngo ikinyoma kibeshywe cyane. Niba ari Hitler wabivuze sinzi ariko ngo ikinyoma kibeshywe cyane gihinduka ukuri.
ikinyoma giteguye neza kiraruta kuri mu kavuyo. noneho buretse mubwira akantu kugira ngo ibi bintu wumve ukuntu biremereye uzumve ushaka kumva indirimbo y'umuhanzi isotse ukayumva bwa mbere kumva nta nubwo ari yadanje kumva ni ibisanzwe ariko wajya muri club bakayikina kuri radio aho uciye bakayikina kuri televiziyo mani biragira uyikunze kubera ko aho ujya iyo ndirimbo irakugarukaho birangiye nta yandi mahitamo mufite arayo kuyumva. So nuriya mudamu kubera ko ari gufungura imbuga zose umugabo yasambanye nawe ni umuntu ukunda umugore we banabyaranye abana ako kanisha kukagiramo akavuga ati ariko koko so Sabe rero nk'umuntu wumva ko umugore we nawe ari umuntu, Sabe nk'umuntu usanzwe aba impande y'abadamu barira bagira gute bafite ibyo bibazo, ahita byumva, ahita yumva agahinda umugore we afite. So niyo mpamvu yavuze ati umudamu kumubwira ko mukunda gutyo ashobora no kutabyumva, cyangwa se bakaba batari no kuvugana, aza gusa amufasha uri ukeneye iki amufasha gusa, ariko akavuga ati umudamu abari kumva ko yenda muci inyuma bakavuga ati nkunda ngwino, hari nabatangiye kumubwira ngo ashake ngwino mugira umugore wa kabiri. Sabe agahitamo akuvuga ati reka nereke umudamu wanjye imbere y'abantu ko mukunda, bura niho kumubwira ngo ndagukunda mu isoko cyangwa muri konseri. Ni nkabyo yakoze kuko abadamu bakunda ikintu bita attention. Yego bakona akantu ka attention, buriya niyo mpamvu bavuga ngo umukobwa umuterevu muri mwenyine ntabwo byamushimiye, ntabwo byabari bisaba uhamagara imihanda yose. N'ubukwe impamvu abakobwa bakunda ubukwe ntabwo ari kuvuga ngo nuko bakeneye kwambara iriya kanzu y'umweru, si yayambara se akifotoza iriya crowd bari abantu yego babone n'amafoto muri abakobwa mu bukwe umubwira ati sheri mu bukwe ntituzarya, tuzakora ubukwe buzaburimwe abantu benshi igihumbi, sari zaba yakubise yuze ariko ntituzarya, ariko nta kibazo. Ariko kamera ikintu yakubaza cameraman azaba hari icyo ngicyo nuko ngo rero bakunda attention. Sabe rero nk'umuntu biba muri zo bintu uzi ubana nyine n'abadamu nk'ama content yi atemva icyo umudamu akeneye. So kubimubwira yatekereje ko yenda umudamu biri bumufashe, umudamu nawe kuko abantu bari bashaka kuririraho mudamu ubu ngubu arababaye yagiye kwicwa n'agahinda n'iki, yahise yandika ziriya message kuvuga ngo ndagukunda, ashyiraho details zose rwose ushobora gukenera wambyara abana babiri n'iki, kugira ngo yereke abantu ko nta byacitse. Ariko bro ukuri guhari byacitse, ariko bishobora kuba byacitse muri iyi mihanda, ariko mu rugo nta cyacitse. Byacitse gute? Ariko mwana share twerekera abantu baraterana imitoma ngo byacitse. Iriya reka nkubwire, baravuga ngo zirarazishya bwacya zikazima. Hari umuntu umwe nigize numva ari kwigisha kuri radio aravuga ngo y'abantu bari kwigisha umudamu ugiye kubaka, baramubwira ngo amabanga icyo twita nyine ibanga ry'urugo, ku buryo mushobora kuba uri n'umushyitsi waje nko kubasura ukumva abantu bari gukubita ingumi n'iki umudamu yenda agasohoka ari kurira ukamubwira bigenze biteze agace kubwira ati ndatsikiye cyangwa se sawa. Bashobora kuba ubwabo bavuga bati kubera ko tuzi ukuri reka noneho twereka amahanga ko nta kibazo na kimwe gihari, ahubwo wenda ikibazo gishobora kiba gifite indi miterere itandukanye n'ibi abantu bibaza, kubera ko sintekereza ko hari uwashizeho undi gitutu cyo kugira ngo apostinge mugenzi we cyangwa amubwire ko ari mwiza. Igitutu cyashyizwe nta muri bo ubwabo ntawo bashyize igitutu bagishyizeho n'abantu twebwe nyine aba viewer nitwe twabashyizeho igitutu kugira ngo bapostinge, kugira ngo bereke iyo si yose bati nta byacitse, kubera ko ziriya video ndi kukubwira ngo ntago bari kupostinga kuri iriya video kuko iriya video ya mbere ubusobanuro bwayo bwari buhari kandi bworoshye. Izi za kabiri ubusobanuro bwayo burakomeye, niyo mpamvu banza kuvuga ati noneho ibyo kuvuga bisa naho ari bike, reka tubanze twereke ko muri twe nta byacitse. Nitumara kwerekana ko nta byacitse hariya bibisa n'ibituje, twebwe ubwacu dukemura ibibazo twebwe ubwacu mu rugo. Ariko bro buri imiryango yabo ni ibizi. None niba imiryango yarahagurutse kuri video ya mbere bakaza bagize none se wavunitse n'igi kuri izi video ergara aho bavuga ngo mbuzi, hari aho umuntu agira akavuga ngo mbuzi cyo kuvuga magamba buzi magamba ashizivuga, kubera ko
ari comment nagiye mbona ko ati Sabe ati none nari nkuryamye ati none ubu ndasobanura iki umuntu akajya muri comment gutyo gusa niyo haba hari ikibi abantu bakavuga ngo yarahunze ngo abantu bari bagiye kumugirira nabi barimo bariya baba John nabyo birashoboka cyakora wumvise ririya ukuntu John yavuze muri iriya video yego bigaragara nkaho kuvuga ngo nyamara ngushatse ngo wabivamo bigaragara ko natoya bivuganye wumvise uko yabivuze bisa naho hari akantu kari gahari yes kari gahari yenda Sabina akaba yari gucika ikintu kibi koko ariko nanone niba yari gucika ikintu kibi kwebwe ntabwo turabagenza cyaha Sabe ibyo bintu kuva izo video zagira yakaba yari reportinze kuko nanone umuntu ushobora gutuma ugeraho uvunika wiruka ugeraho uvunika wanapfa kuko uwo muntu yanakabirashoboka yakaba yarabi niba ataragiye kubivuga niba ataragiye mu bugenza cyane bivuga ko amakosa ari kuri we bivuga ko nta cyari gihari kubera ko RIB neza nigize numva umuvugizi wari bari kuvuga ngo hari ibyaha twebwe tugenza twibwirije hari nibyo dutegereza ko umuntu atubwira niba utagiye kubabwira umugani wa Dr. Murangira agira yavuga ngo hari gihe ngo rega ngo tuba tubona ari ugutwika bafashwe ari ugutwika niba mutaje mukavuga muti ntabwo twa turi gutwika buriya none ibi bigiseri niba Sabata aragiyeyo bivuga ngo hari ikindi kintu kiri behind umudamu yakaba yibaza ese sheri niba koko abantu bari barimo kwirukanga kumanwa yihaho dore koko na video zirahari bigaragara koko bari bari kwirukanga wagiye ukarega niba Sabada ashobora kujya kurega bivuga ngo we ni ufite mu kibazo kimwe nuko ashobora kuba yaragiye kurega ntago wenda tubizi kimwe no aba yaragiye kurega igisaga imaze igihe kingana iki icyumweru kigiye kubera aba yaragiye kurega aba yaragiye kurega akaba yaragiye kurega icyo gihe muri abo bantu bose bari gukora ama video abo ba John ba Clara hakabaye hari umuvuga ngo narahamagawe oyo nari biraberekana yakabaye kuba ubwo hari vuga cyabo abantu kibazo twakigiyemo kuko ejo Murangira hari kiganiro geranye na RBA ari kuvuga still kuri ibi bintu yakabaye yaravuze ngo byanga bikunda ntekereza ntabwo nacyumvise cyose ariko byakabaye baramubajije ntabwo baba kuba baramubajije ati se kuri ibi bintu murabibona gute ntekereza ko Murangira ahita bivuga kuko ngira ngo nibyaye gwese avuga ati twe turi kumukurikirana yakavuga ngo ikibazo turi kugikurikirana so niba rero nta makuru ari kujya hanze avuga ngo hari wareze cyangwa wagize gute bivuga ngo nta wareze niba yaranareze akaba yarareze nyuma y'izi video duspose ko yareze uyu munsi yaba nuko ngo Sabe haba hari cyo we ari kugira kubera ko niba ibyo byose yarazi ko byabaye ntarega kuri video ya mbere nuko yarazi neza ko yenda izi video zo zidahari izi video zikaba zamushituye agatavuga ati ibi bintu bashobora kuba bafite n'izindi reka mbarege mbere yuko batangaza n'izindi hari gihe ubona akabazo ukavuga cya karoroshye ariko uko kajyana kazamuka ukabona kariseriye niba yagiye kurega kubera izi video cyaba ari gitutu kizi video bivuga ngo ahubwo yabafite ikibazo niba agiye kurega kubera izi video zayo kubera izi video niko kuvuga ngo ndabona abantu niba batangiye kuzana izo mpagaze batangiye izo ndi kwirembo bageze kuzo ndi ku muryango ubwo basigaje zo mu buriri agatavuga ati murakira umutaza nizo mu buriri akajya kubarega niba yabikoze uyu munsi nubwo ntabizi niba yabikoze uyu munsi byaba ari byo ngibyo ariko nanone niba ataragiye kurega akaba sinzi ubusobanuro hawe mudamu we icyo nzi cyo nuko imiryango yateranye niba yaratanze ubusobanuro akavuga ko hari ikintu cyamwirukankanaga yego ku mudamu ntagiye kurega yego byaba nabyo biri mu kibazo ariko nanone umuntu hari igihe nanone umuntu ashobora guca bugufa agati sheri reka mpubwize ukuri umvura umudamu gukunda nanone akenshi ryo nakubwiye ngo abadamu bakunda ikintu amatwi kavuga ati sheri nise umuntu ashobora gufata uretse na video akakwifatira muryamanye rwose muri hejuru waranze ko mbwati sheri no kuri kwimana buriya n'umubiri mbabarira hari umama w'umupasiteri numvise avuga ngo yamusanze hejuru y'umukozi aramubabarira ati ndamubabarira ati sheri rwose no umubiri erga none se haruze utazi ko ari umubiri ati mbabarira gusa n'ubwanyuma Sabe rero nk'umugabo ibi bintu byo guprankinga kuri social media sinzi ngo ndagukunda n'iki birani bihenda abana kuvuga ngo bagize abana nabimubwira ahubwo kirani cyo cyo kwereka abantu bavugaga ngo akunda ngwino n'ibiki ko kwerekana ko adakunda ngwino ariko deep down wakunda ariko deep down akunda ngwino
mani ntago wajya uzarebe ngewe nabonye amafoto y'imodoka y'umudamu Raisa agendamo niyo ngwino agendamo ya ngwino niyo nziza nasi ya ngwino niwe wayimuguriye yego uri sure yego ako ngwino afite nawe ibindi akora ariko imodoka ni Sabe wayimuguriye ngwino arabifite afite n'amashe arabifite pe simbihakanye n'umugabo afite ikofi umugabo yes n'umugabo afite ikofi ariko ntabwo umugabo ari umugura imodoka iyo agendamo ni Sabe wayimuguriye nibufasha side chick reka ko tubyita ukayihambura nk'imodoka miliyoni 15 n'urugero ko sinzi ibiciro by'imodoka ndagereranije umudamu ukamukubitiya miliyoni 10 vuga ngo wa muntu uramukunda ariko ku rundi ruhande Chris reka twibaze ko cyangwa dubishyize mu bitekerezo famille ishobora kuba hari uburyo yiyunze mu buryo abantu bumvaga ko umwe ari iyo ngiyo mu burasirazuba undi akaba mu burengerazuba oya ubu ngubu icyonzi hari ibintu bigera umuntu akaba yahitamo gutandukana n'undi ikindi bura ntitwumve ko tuza amakuru menshi kuri Sabe kurenza uko umugore wa yaza uranga umudamu ufuha ngarusha ribi perereza akora iperereza ryebwo bivuga ngo buri ibintu byinshi umudamu arabizi yenda wanasanga ibi ngibi ari bitoye ari bito kubya muziho barasanga ari akantu toto urumva hari igihe usa n'ujya n'urugero umugabo akaba afite ukaba umuntu afite umugabo n'urugero yego aza mu rugo akaryamana akarongora umukozi umudamu abizi noneho ejo wowe ukabona nk'umugabo yasinze mu kabari ugatuma amagara umugore ati umugabo wawe uzi ko yasindiye mu kabari arakureba akabona nk'igicucu kubera ko aravuga ati ibi uri kunyereka n'ibyo ngenzi ni bitoto yenda wanasanga amuziho ibindi birenze ibi turi kuvuga ari utuntu turi simba cyangwa se nanone bigasanga mu makuru yandi yari afite yumvaga ngwino ibi bikaba biza ari confirmation yego hari bishobora kuza ari bitoya kuri we ariko none ukaza ni nanone ari binini kuri we biraterwa n'amakuru amufiteho ariko byanga bikunda mufite amakuru menshi kurenza ayo twebwe tumufiteho kandi nanone Sabe wamubona avuga se ni no mpamvu ibintu byakomeje kugenda bizamuka kuko adashobora kuvuza ngo avuge ariko byanga bikunda nubwo ataza kuri kamera ngo avuge ngo ya dressing avuge ngo byagenze bitya ariko umudamu ntago abura kumubwira yego gusobanura byanga bikunda arabutanga yarabutanze ubwo yatanze rero umudamu ashobora kubibalansa akavuga ati reka nanjye nikora agaperereza kanje akakonfirma n'ibiki ariko nanone umudamu ukuze uri macuwa ntabwo yakwita cyane kubiri kumbuga gita kukuri urebye bikumbuga wanasara bro kuko nagiye mbona abo ngo yateye inda abo wasara kuko buri wese azana version ye urebye rero bikumbuga nk'umudamu uri macuwa ntabwo yakabere ibyo ko buri wese ngo mama operation wasara hari igihe abantu bakora operation hari abantu bakora operation kumva mugani nize numva umuntu ari kubwira his excellence avuga ngo hari igihe umuntu akuvugaho ikintu ngo wacyumva ugasanga ntiwigeze ukirota nawe wanyu wakirose nta none uzigera kirota kandi cyavuze so hari rero urebe ukabona ibyo bintu abantu bari kuvuga cyane byo kumbuga ntukabiha agaciro ariko nanone umudamu ugasanga afite izindi ukundi kuri ikindi nari ngiye kuvuga nuko ushobora gusanga nanone hari umwanzuro uri gufatwa hagati y'abantu babiri cyangwa se umudamu wakanawifatira ariko uwo mwanzuro rero umudamu ashobora kuvuga ati ngewe it's nothing akavuga ati enough is enough it's enough rero ntago yajyana none ndagukunda kubera iki reka baretse kubwira Platini ntiyatandukanye n'umugore yego wigeze wumva hari uvuga ngo nangundi se muri bo bose Platini yakoze ikiganiro se akabivugaho yavuze ati Olivier ndamukunda aramukunda ariko bari muri gatanya kuki se atakomeje amukunde babanye ati n'umwana mwiza n'umwana mwiza
ariko mu Gatanya kandi yabivuze icyo gihe bari muri Gatanya Gatanya bayibahaje bundi ariko uwo munsi akora ikiganiro ngira ngo yikoranye na Phil Peter yavuze ati Urifiana nubwo ndamukunda ati mukamba umwana wanjye ndamukunda kandi bavuga ko umwana atari wewe yanamukoreye indirimbo kandi bivuga ko umwana atari wewe yamukoreye indirimbo ndagukunda niki iyo ndirimbo ya mihanda kubera iki yakoze iyo ndirimbo akanavuga ngo ndagukunda kandi ari mu operation yo gutandukana n'umugore kandi bapfuye uwo mwana we avuga ko akunda so biriya rero ushaka kuba bari kubigira kuri ya hari ibindi bintu biri gukorwa umudamu yenda ari kuzinga icya gatatu ko byaba ari ibinyoma impamvu mvuze icyo cya mbere kubera ko buri umuntu udakunda imana iyo bakubwiye ngo guciye inyuma wumva cyese wumva ari bisanzwe icya kabiri iyo nawe ibyakora nawe uri kubikora uravuga ati najya najye gihariye si wini duhurire hariye icya gatatu icyo ngicyo yaruvuze ngo byaba ari ibinyoma kuko bazi ikiri kuba ariko nanone ntabwo ntekereza ko yaba ari prank Sabazi agaca mu mikoko kuri ya bro prank mu mikoko kwigoye iriya ntabwo yayikina man ntabwo yayikina biriya bintu kubikina ntabwo yaba Sabe nta ruhare yaba yarabigizemo muri iriya prank iba yari prank uretse ko ntabwo ari prank iriya ngewe muri iriya prank ukuri kwanjye kudakuraho kwanjye nibarira mu bantu batatu one nibarira muri John yari bikoze iba yari prank prank ntabwo ari prank ahubwo abakoze biriya bari inyuma y'iriya scene kuko nyefata kare ibintu bitahuriranye ariko abateguye iriya scenario mfata ko ari John nawe yamwituyeho agahita avuga ati reka nyikoresha atari yayiteguye oya yari yarabuze bikamugwaho ariko by'uwo munsi ntabwo yari yabiteguye oya ntabwo arazi ko byanga bikona ntabwo ari buze yaba ari John akaba ari imwe kabiri akaba ari umuntu witwa Yago wakoresheje abantu gatatu akaba ari umuntu witwa Ngwino wakinanye na John kugira ngo Ngwino impamvu mvuga ngo kuri Sabe kuri Yago abantu bahita babyumva icyo byaba gihaze kuri John ibyo narabivuze kuri Ngwino impamvu nawe ashobora kwinjira nawe nta ushira amakenga cyane kubera ko hari abantu bajya bagira hari abantu bajya hari ibintu byari kubera ko hari ibintu bijya biba mu cyaro je nkaba mfite umugore wanje ariko hakaba ari undi mugabo usa n'umukungu mu cyaro babita abakungu mbona ari ukuntu areba ijisho ryiza umugore wanje kwebwe tutameze neza ngapanga n'umudamu wanje hambwa ati noneho wowe utameze neza mu bukungu mu bukungu hambwa ati wowe mwereke ko nawe nta kibazo none uzamubwire ko ndahari aza gusura kumba ari plan yanjye n'umudamu akaza bakinjira mu nzu bataranagira icyo bakora ngahita nzanga kubita umuryango umudamu akigira nka iyo story atayizi no nkinjira mu nzu mvuga nti mana yanjye umugore wanjye ntabwo ati ngiye kukwandika bagiye kugufunga kuko ibyo barabifungira cyangwa nta mafaranga ibintu nibe icyo gihe bari target y'amafaranga umugore agahita avuga ati sheri atumva wamuhaye amafaranga gusa urumva batagiye kudusebya umudamu nawe agahita yigira ati Yesu ati baranyica ati muha amafaranga umudamu akigira nta kintu yarabizi so ibyo ngibyo impamvu mbivuga ko ntuzana ashobora kubikina ashaka ko yaramuguriye imodoka yego ariko Ngwino umuntu atandukanye n'umugabo afite abana kandi nawe akeneye guhora ameze neza abadamu bakeneye kuba bameze neza niki kandi ntabwo bakunda gushyira amaboko hasi cyane bakunda tuba turi soft none akavuga ati umuntu wangura imodoka n'inzu yayingurira ariko biragoye kugira mukure mu inzu reka mbikure mu buryo bagakoresha zira video akabwira we urumva akamera nkaho iyo story atayizi agatabwira Sabet shashe bayi miliyoni 50 bayi miliyoni 50 shaba tatwanika so Sabe ku miliyoni 50 si gipangu cyiza ubwo John umugize nka komisioneri urundi ruhaha barabikimya ari nka deal nabikubwiye ko mbifata mu buryo butatu kuri ubwo bwa gatatu mbwo narimo gusobanura impamvu numva ko umuntu witwa Ngwino nawe ashobora kubijyamo kuko bivugwa ko yarakeneye kumukuraho inzu ariko nanone shaho kuvuga ngo umuntu akugira gutya kugura imodoka n'inzu afite urugo bura nanone ikindi buriya yubana n'umudamu nka kuri Sabe niko kazakora umudamu arabizi sometime abazi income n'iki buriya gukura mu inzu imodoka birashoboka
burana n'amafaranga bamuhati mfasha abantu n'iki gukura miliyoni zingaho ukagura imodoka kubibwira umudamu ati miliyoni zingahe nazigize gutenda narengeye mu Bufaransa nayakoresheje arabyumva ariko kumuga ngo akuyemo miliyoni 50 bisa n'ibigoye ni menshi gusobanura uburyo kiwaye wayariye mu Bufaransa biragoye so ngwina akabona ni ibintu bitazashoboka akabatereka mbicishe muri iyi style gusa nabo yenda bikarangira hari ukuntu bitagenze neza nyine bise bijya ku karubanda ariko na ngwino nawe ntabwo nabura kumurebaho ubwo no kuvuga ngo ni ibitekerezo byawe n'ibyanjye ndakuvuga ubwo nabandi bafite ibyabo buri wese afite uko yabigenje nuko nge mbibona uyu munsi rero tuva kuri iyo nyungu gatoya uyu munsi iyi saga iki kibazo kiraza kwigisha iki ingo ariko nanone utaragira kuco gishobora kwigisha ingo ubwo basiri batera ntibarimo guhabuka man rega bura ejo nabundi nabonye no inkuru ye igihe bandika ngo mu mwaka umwe mu Rwanda hamaze gusabwa gatanya izingo 200,000 330 umwaka umwe n'ugusaba gatanya kamera ni ikubye mwana kamera irimo kamera irimo ejo bundi nabonye inkuru ya igihe ivuga ngo mu Rwanda hamaze gusabwa gatanya ingo 2,370 na zingahe buri abantu basaba gatanya tubyemere usaba gatanya n'uwo warasezeranye abasaba gatanya utarasezeranye kandi abakora comment state ni benshi none abakora comment state bakaza ukwezi bagahita bagenda bo ni bangahe ubateranije none niba uri umusore ukabuza inka ngewe nzi abatipe nagende mu bukwe noneho ngira ngo nyuma y'amezi 8 nari nagiye guserebura n'umujama ari guserebura gatanya ngira ngo nejo wundi mwabonye mu niga warimo aserebura kuri ngira ngo Gasaro arimo guserebura yatumije abashuti be baze ngo bitemo kubera ko bamuhaye gatanya mano uyu munsi umuntu basigaho mu gatanya ukagira ngo yabonye doctor sinzi ikibazo kiri mu ngo mande sinzi ikibazo kiri mu ngo ubanza ibintu bitoroshye so rero niyo mpamvu nayo leta y'u Rwanda nayo yabigize yabyoroheje aho kugira ngo abantu bicane buraza bakatandukana aho kugira ngo muzicane kora ko ibintu biri mu ngo biteye ubwo no se reba ibintu biri kuri imihanda hari igihe nyine urubyiruko nanone ariko sibo bose nubwo ingo zisenyuka 2,000 ariko nanone yenda hari nk'izindi 500 cyangwa zimeze neza cyane birumvikana hanyuma uyu munsi mu gitondo cyangwa kuri social media buriya hari ibintu biza rimwe na rimwe udashaka ko biza muri telefone ngira gutya mbona video ariko bikaba bivugwa ko ari ya Frank Habineza honorable bishobora kuba ari byo cyangwa se ntibibe mbona rwose ari mu ndege Amerika rwose yagiyeyo anagerayo rwose agezeyo araniruhutsa ati agezeyo ariko mu Rwanda sinzi uyu munsi wagira ngo content zijyanye n'izo ariko ni umuzimu ari niki nuko hari insengero bahagaritse abantu bakaba batari gusenga abajyaga gusenga bakajya muri ibi wagira ngo no muzimu kabisa si gusa urabona habanje video ya Jihad yahise ajya avuga ati tuburiya nyine ati nuko indaya ducuro yaravuze ngo ati n'indaya dukora online akose birayi bafata mangahe no nabonye n'indi nkuru abantu bose bayibonye umusore w'imyaka mu myaka 23 warongoye ihene ikata yatawe muri yombi umusaza niba ajya kuyakabyizi ku ihene byamukomeranye ariko nanone nuko navuga ngo abakobwa mu Rwanda ni don't touch hari igihe umusaza abwira umukobwa ati wamaye umukobwa kamwima bati ntanga migose nizi hari numva zinavuga ngo twabuze akazi ashaka nafite guhindaga sigazi nahenze
ziba zihenze noneho iyo video ya Frank erega Frank uyu munsi afite titre ziremereye yego Frank ni honorable kuko ari umudepite icyo ni icyambere cya kabiri ni president wa Green Party nk'ishyaka yego afite abantu abayoboke n'iki icya gatatu ni umuntu wabaye kandida president mu matora inshuro ebyiri yego 2024 uwo muntu ntabwo ari umuntu wagafuka imvugo arimo yego iyo video nanjye nayibonye gusa kuyireba iyo uyirebye ubona hari ukuntu isa naho ushobora guteka ko ari edit irindi ugakeka ko atari edit kubera ko isura ubona isa naho ari n'indi ukabona isa naho ari ariko ukabona kiriya gikoresho cyo hasi hari ukuntu kirimo kinini nuko se nuko kamera yerekanye kuriya nanone ukabona isura hari ukuntu muri video wagira ngo ngiye nko kuvaho mbese ukabona video irimo na slow motion byanteye gufata telefone yanjye nandikira Frank Habineza namwandikiye pe kuri WhatsApp reka nandike message mvuge message nangize honorable ataza kubyumva akagira ngo nagize namwandikiye nti dore abantu bashobora kuyibona namwandikiye nti Yes ashimwe nyakuba honorable nitwa Chris Kamindi umunyamakuru hari amashusho yanyu arimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nashakaga kubabaza niba hari icyo mwaba muyaziho kuko bamwe bari gutekereza ko yaba ari amahimbano murakoze nyakuba honorable mpita muhamagara ntiyitaba arangije aranyandikira arambwira ngo oya ntabwo ari ayanjye mpita nongera ndamubwira nti murakoze nyakuba honorable nanjye ngiye gukora inkuru mbwira abantu ukuri kwabyo kuko hari bamwe babishidikanyagaho arangije ahita nyandikira ngo wait ndi gutegura press release noneho akantu kaje guhita kabanyuma za message yanyandikiye ahise akora delete zose yazisibye ariko kuri akuntu usubiza message wayikanzeho akakamura kozi utubona iyo yari yanyandikiye nubwo we yasisibye dore abantu baze kubigira yego urabona aho zira deletinze ariko akundi wagiye uzireplying ziragaragara ariko already yamakaniye avuga ko nagiye gutegura press release so uriya muntu hari ikintu njyewe nibajije ibi bintu byo gusora ama video umuntu ushobora kwibaza ngo kuki ama video ari kujya hanze ari menshi habanje ya Jihad hagiye sinzi ya Sonia hagiye n'undi mukobwa bari kumwonka mu gitsina hagiye none bagize mu banyapolitike nindi uri gusora zira video kimwe birashoboka ko ari video y'impimbano ariko nanone ngibaza ngo uyu muntu waba uhimbye video muri iyi minsi kubera iki yabayihimbye kubera ko iyi video yiza gusoka muri campaign yego nari guhita mbyumva Dariko bifite ikindi gisobanuro ubwo bifite igisobanuro kubera ko ibi bintu ntitwecyanye abanyepolitike barabikoresha yego aho bateka nsebye kanaka kugira ngo abantu bagire kongira ngo muri matora 2017 witwa Diane hari video zagiye hanze bivuga ko ngo ari na Robert Mugabe umunyamakuru ngo ari na Sheri we bazishyize hanze n'amafoto n'iki arakwirakwira nejo bundi ajya gutanga kandidatire izo ayo mafoto abantu baravuga abantu bundi so wambuye ubusa wabwira abantu iki iyo biza kuba Frank Habineza mu gihe cya campaign nagwita avuga ati yenda hari abantu bashaka kumutobera kugira ngo agire ariko ntizagiye hanze muri icyo gihe already amatora yararangiye president yararahiye honorable n'umudepite aferira mbese nta izi video ntacyo mu buryo bwa politike nge mbona ntacyo bigize nta sano bifitanye nge mbona nta sano ntazo mu buryo bwa politike mbona ntayo kireka habaye muri party muri party yabo harimo ibintu bitagize kubera ko muri bika ko ari umudepite wabo wari ugiye kurahira bagahita bamukura kuri list Dikase nona mu yandi magambo nona okay ariko mu yandi magambo bibaye ko kiriya video ari y'ukuri Frank Habineza bari kugenda nabi kubera ko twibuke mu minsi yashize hari igihe Frank Habineza
yigeze yumvikana ari kuvuga ku bintu bya FDLR yavuga ngo abantu bashobora gushaka ibiganiro n'iki ngira ngo asamirwa kuri Twitter cyane n'umuntu witwa Munyakazi Sadat ati wowe naso ati buriya ati bashyira amafoto hanze ayasinziriye ati vana imisuzi mu rukimo mu nteko ati ubwo buri gusinzira uri gusura abandi babagenzi bawe ndetse icyo gihe abantu baravuga ati nta umuntu wakabwiye honorable amagambo ameze kuriya ariko urumva niba ako ka close karagiyemo afusabira ibiganiro FDLR ibyo biri kuri side yenda ya politique ariko nanone umuntu w'umuyobozi kuvuga ngo ari kugira kuriya ntekereza ko bitaba hari ukuntu byumvika mbenda mu bantu b'imyidagaduro uravuga ati yenda abana bari gushaka content nanone njya ku rundi ruhande kubera ko iriya video niba ari nayi ari ni yimwitirirwa iri kumwitirirwa ariko we yayihakanye nanjye ndayihakana kuko nayo yayihakanye ariko tugende kuvuga ngo bibaye wenda ari yego si wowe bari yashyize hanze yabashyizwe hanze n'umuntu bari barimo kuvugana ko bigaragara ko ari umuntu ari kuvugana nawe kuri video call hari ibintu byaje byo kuvuga ngo abantu basigaye bacuruza online umuntu kwishyura amafaranga ngo akakwereka ubwambure bwe nawe ukikinisha ukarangizwa mwohereza amafaranga ibyo bintu bireza video call depite urumva ibyo yakora se video call kuri depite ashobora kubona icyana ari cya danger ko ndibaza ko umuntu waba wishyuye undi hagati aho ngaho urumva ni depite waba wishyuye uwo muntu kugira ngo amwereke ariko nanone tandukanye iriya video niya Jihad ko Jihad yarayemereye Jihad yaravuze ati rwose online ni uko dukora ariko kuri Jihad wabonaga ko bahishe party y'umuntu bavuganaga ubundi iyo umuntu ari gukoresha tuvuge video call wenda ya WhatsApp cyangwa se ikindi ubona amashusho y'abantu babiri wenda imwe bakayihidinga ariko nanone ukabonaho yagakwiye kubiri ariko hariya biragaragara ko ari video ifashwe n'umuntu umwe utari kuri ko ese ntabwo babitreaminga ku kantu bakagakuramo ako kagaragaza ikindi nanone ntabwo ushobora kumbwira uburyo ki Frank n'umuntu wasomye uramugabo yarize ni doctor Frank Habineza ntabwo ushobora kumbwira buryo ki ashobora gufata telefone akajya mu cyumba cyangwa muri douche cyangwa he akikamera ari kwikinisha bitise birashobotse ya video anayishyira hanze ntekereza ko nanone nk'umunyapolitiki ndaba entertainment yishobora kwambika telefone yaraniki ariko umunyapolitiki kuvuga ngo telefone ye ngo umuntu arayifata gutyo ko yishakira n'ama video haba harimo n'ibindi biragoye niba uvuze ngo nta wundi muntu bari kumwe byaba bigoye ko ari we wayifashe ikindi ntabwo akina porno tuvuge ngo wenda yarari gukina porno ngo ari umuntu uri kumukamera uvuge ngo wenda ngo umuntu yarimo yikinisha bari kumwe uvuge ngo wenda kumwe n'umugore ni wayishyize hanze byanga bikunda iriya video ishobora kuba kuko hari WhatsApp video call hari Instagram video call hari Telegram hari n'ibindi gusa iriya video ntago nemeza ko ari kuko nyirubwite yayihakanye abantu bari no kuyikoresha kaziyeno lakini nge impamvu mvuze ngo nze kuvuga ibi bintu nukubera ko ndi kubona abantu bari kuyimwitirira kandi nyirubwite yayihakanye so ariko impamvu nanone ndi kwivuga ku bantu ndi kuvuga ntabwo iriya video icyambere nayibonye mwizonenge 3 nakubwiye birasa naho umutwe ari ukuntu ubona iyo narebye uko ishusho yo ku mutwe kwisa niyo hasi ubona iyo ku mutwe ari ukuntu mbese ntago bibalansinga ubona ko ari hatwo ubona na light irimo ubona bidahuye icya kabiri kuri kuntu ifashe ubona ari ukuntu sinzi nyine ubona ari nka video bahuje ntazi impamvu bashobora kuba barabikoze ntazi impamvu bashobora kuba barabikoze so Frank Habineza rero kiranawe cyaba ari igitero cyaba kimujeho mu buryo bwa social media nkuko nabundi abandi bose bafite ibitero ariko ntekereza ko biramutse ari byo yatakaza amanota mu buryo bwinshi kuko Frank Habineza ntabwo ari mukuru cyane acyari muto kongera gutegereza indi manda ndi ntuza kongera karanenga for presidency kuko niba yaragize 2017 azi neza ko harimo his excellency azi neza ko uwo mwanya atawumutwara nono igihe kizagira his excellency atarimo Frank azajyamo so rero ibyo ngibyo byaba bikugenda bimutakariza ihirwe na cyagihe yari kuziyamamaza yenda abanyarwanda bakamugira ikizere
nyuma yuko yenda his excellence atarimo bakagira ndi mahitamo hakaba no mu competition kuvuga ngo abanyarwanda reka turebe ibyaha uyu munsi nta competition ngiye ku bwanjye nta yaririmo kuko ibikorwa bya his excellence byari vigiraga nta yindi competition yari ihari ariko yenda muri icyo gihe hazaba no hari compete kuvuga ngo reka turebe umuntu wese niki icyo gihe ndari kuzaba afite amahirwe ariko izi video ziramutse ari ukuri zazaba ari iki ikindi nanone buriya ibintu bya politike abantu bazajya babigira ntabwo ari nk'ibya entertainment buri kintu cya politike cyo mu myaka 10 umuntu ashobora kuyitangira gitegura uyu munsi akavuga ati uyu muntu turabona yenda akaba afite avuga ati muri imyaka nk'itanu cyangwa 10 his excellence ntabwo azaba hari ashobora kurenga uzajyamo kandi Frank Habineza amaze kujya muri race arabizi byayo ninjya yo gukompetana bizaba bigoye reka mutangire kuko nimbiza nicyo gihe bizangora kubyumvisha abantu reka bitangire imyaka 5 ntabwo ari myinshi nabyo birashoboka mu buryo bwa politiki sibyo ko bishobora kuba muri ubwo buryo bishobora kuba mu buryo buri familiar gusa icyo nge ngira icyo mbona ari amashusho saye nkuko yabivuze ariko nanone wayashyize hanze akayamwitirira mbona cyane ari mu buryo bwa politike either kuri ibi byo kwangwa iyi race abarimo cyangwa se muri party ubwayo muri ya party ya muri Green Party ye nuko mbibona birumvikana ariko ijambo urumva ni ryanyiri bwite kuba video atari iyo bindi no kugenda yavuze ko aza kushyira press release itangazo rijyana abanyamakuru hanze ugaraza gusobanura wenda uko bimeze Chris Kami ndakeka twasoza ikiganiro ngushimira cyane ku mwanya wawe by'umwihariko ugenera abakunzi ba Kami TV Rwanda kugira ngo bashe kuba update zitandukanye ndakeka ijambo rito dusoza urakoze cyane nkomeza mbashimira kuri rukundo ejo narimo mvuga ngo turi ku 39 I think uyu munsi turabura nk'abantu 100 ndakeka ko uyu munsi turatwuje 40 tukajya muri 4th floor ariko tunashaka kujya muri 6th floor 7 tukajya mu 100 natwe karaga kombe tukakibikaho murabona tutagakeneye kweri so mukomeze rero urukundo rwanyu rwose nimwe dukorera nimwe turi hano kubera mwebwe ko mudusupportinga ibitekerezo inama niki comment rwose ndazisoma inama gutukana niki byose nge biremewe untuke ugire gute ariko hari ikintu kimwe nshaka guclarifyinga none hari video imwe nakoze nambaye ibitenge it was just entertainment ariko abantu babigize personal kugeza aho n'uyu munsi nkora ikiganiro uyu munsi bakaba bakibivuga ngo jihad ngo arakurongoye ngo jihad mana yanjye jihad ntekereza ko tutanavugana kenshi ndamuzi ariko ntabwo tunavugana kenshi abavuga ngo ndumutinganyi bo nta n'uburenganzira bwabo ariko ngiye sinabihisemo ubwo iyo nzira ariko nababirimo ntabwo mbaveba kuko ni namahitamo yabo ariko kuri ngiye iyo nzira ntabwo nayihisemo so abantu babona muri comment aba beginner je to umutinganyi ati oye niki sha no kuri Imana it was just entertainment n'ubundi nzakomeza mbikore muzabona n'izindi none nambaye ibitenge bindi ni content ngora content ni content creation nta kindi kintu kiri behind that nta kindi kintu kiba kirimo hagati aho ngaho se Mungu yifuje ko kubyara kwibaza congratulations sha umbanza nzamujyanira igikoma umba ngubwire se Mungu na cyagora Mungu ariko none ahubwo ariko ibintu bihurirana umuntu aravuga ngo n'umukobwa wanyu ariko yitwa se Mungu njya rukundu bigira yari kwamaza ibitaramo ako umuganika azikura iryo ze azashyira se nyina gakobwa cyakorasha njya nibaza niba se Mungu uretse ko nta namahitamo ye nkuko nabivuze kuba mu LGBTQ namahitamo y'umuntu ariko njye nibaza se buriya ariye bibaza nyine muri mu mico nyarwanda buriya mama we ko yavuze ko nyine babyakiriye byabanze kubagora ariko ubu ngubu n'ibintu biri nomo kabisa buriya nyine kuko utabibarizwamo ntago wabimenya ariko tukuraje kubera ko ni inzira yabo buriya ababyeyi ntago ndi umubyeyi sindanabyara ariko ababyeyi ntekereza ko niyo mpamvu umukobwa agira mu myaka 30 no 25 ukabona atangiye kuhangayika
kubera iki abavuga ngo mama akeneye umukazana umuzukuru iki none utekereza kubyara umuhungu mana ibyo yaguha byose se mungu afite amafaranga rero nari ubwo nati abantu bari kumubangamira hatuye ati muze mungure n'ubundi nigendere ati kibagabaga mbafite ahandi mazu ati ndandi road bura mumoni yamugura Range Rover ariko washara akantu katamushimisha mo neza ikindi bura mama we hari ishema erega uvuga ngo ishema ry'umubyeyi ntekereza ko ntuze nayo afite indege 100 se muhungu mama we ataba proud yo kuvuga ngo umuhungu wanjye afite indege 100 dore yangura indege ariko n'umutinganya ko ntago yagashaka ko ntago yagashaka yazagenda mu ndebe wamaza umuhungu wayakugura indege yangura indege none abikura ibyo ni inkuru tuzavuga ubutaha ntarashaka se ntaraje manje katugiye gutyo twari twanasoje yego twari twanasoje umugeze nyine ku exporting ni